Nyuma ku murongo wa telefone ndabona uwitwa Wasiri namubonye kabisa. Tangaza mu Giswahili ubwo babivuga ngo iki? Ntago ngiye nagiye nk'umuswahili ndi umunyarwanda. Sema tuseme. Sema tuseme. Uri kugenda ku ipikipiki kwihonda yo muri Tanzania cyangwa umuyaga mwinshi. Uri kugenda ku ipikipiki? Oya. Ndarengana cyane ndagendera mu modoka nahawe ya delegation aho ikipe iri kubiri nanjye niho ndi kuba ndi ntago ntandukira kuba ndi muri camp ya equipe. Tumaze no kugukorera ubuvugizi ko unagisesekara hano i Kigali kampanye yo kuguteranyiriza imodoka nta muvugizi w'abafana ugomba kuzongera kugenda n'amaguru hato utazasesengura cyaperi kikakugura wipikipiki wo waperi uri kuza gusesengura ugahirimana nawe. Ibyo byo nibyo byo ndabishigikiye. Hari umuntu wese nagaho ibihumbi 10 niba zagwiramwo kabyaramo. Bari kuyahande. Ni Faustinho tugende. Oya ntago rata turabitangiza ariko turabitangiza ugarutse. Ayo bayahaye Faustinho wanza atazakira. Ntago unyizera. Ndakwizera ariko ku by'amafaranga byo sinkwitse. Ariko ikibazo kikabiki nanone ese baravuga bati se tugeze kuri 6 se cyangwa ntushaka kamodoka kamake ariko se ratunga ni pikipiki nugira amahirwe n'akamake kakaboneka iyo nabona yose nayakira wenda aziyongereraho nkagura iyo nshaka. Birakwiye kabisa. Hanyuma rero Wasiri turakwakiriye. Abakunzi ba Rayon Sport bari mu Rwanda baribaza bati ikipe imeze gute, ikipe yasesekaye muri Tanzania ryari urugendo rwagenze neza, abuzima bumeze gute bw'ikipe ya Rayon Sport, ku bakunzi ba Rayon Sport baba gutegereje akeneye kumva uko bimeze. Murakoze cyane. Urugendo ruva Kigali ruza hano Dar es Salaam n'urugendo navuga rwagenze neza cyane usibye kabiraniga gato kabonetsemo nako ndibuze ko wabwiraho gato ariko n'urugendo rwatangiye ku munsi w'ejo ku isaha y'isa 5:55 za Kigali twerekeza hano muri Dar es Salaam. Twageze saa 9 za Kigali, saa 10 za Dar es Salaam. N'urugendo rwagenze neza cyane gusa ku ntangiriro y'urugendo bitewe n'impinduka z'amatiki ikipe ya Rayon Sport yari yafashe. Ikipe ya Rayon Sport yatekerezaga ko izahaguruka mu Rwanda ku isaha y'isa 7:30 ngira ngo n'amakuru nayo naguhaye nayo natangaga nanjye ubwanjye nari inzi isaha ya 7:30 zo ku munsi w'ejo kwa gatatu. Hanyuma impinduka z'amatike rero amatike yaje guhinduka. Ikipe ya Rayon Sport biba ngombwa ko ibona itike za mbere aho gato ihitamo kuza kuzifata kuko yatekerezaga ko ari byo byaba byiza cyane ku rugendo rwa Dar es Salaam. Hanyuma biba ngombwa ko hari abantu batari bakabonye passport de service zagombaga kuva kuri migration yo amasaha yari yahaye Rayon Sport yarubahirijwe kuko yari yabahaye ko saa 4:30 aribwo bagomba kubona izi passport de service z'abantu bagera kuri 7 barimo abakinnyi 5 b'ikipe ya Rayon Sport ndetse n'abantu babiri bo muri staff ubwo ni ushinzwe umutekano ndetse n'ushinzwe massage mu ikipe ya Rayon Sport. Abangaba rero n'abantu bagera kuri 7 bose bari bubone passport de service ku isaha y'isa 4:30 bitewe na Rwanda ya kuri gahunda yayo musanzwe muzi mwese. Ibyangombwa byarabonetse ariko biboneka amasaha yo gukora check-in yarangiye, body bamaze kuyifunga nyine abakinnyi bamwe basanzwe bafite ibyangombwa batangiye kwinjira mu ndege. Hafatwa icyemezo cy'uko rero bahita babahinduriza amatike y'indege bakaza ku munsi ukurikiyeho kuri ya masaha neza ikipe ya Rayon Sport yari yahagurukiyeho ku munsi wari wabanje. Nibyo byabaye rero uyu munsi ku munsi wo kuwa kane. Amakuru meza hari nuko abakinnyi ndetse n'abastaff babiri bose bamaze guhaguruka no bazana mu gihugu cya Tanzania. Iki gitondo ubwo rero ikipe ibyukiye mu myitozo kuko ku munsi w'ejo cyo bakoze no gufata amafunguro, kujya muri hoteli nziza ndetse no kuruhuka no muri Tanzania. Uyu wa kane mu gitondo gahunda yari iteganyijwe n'iyi myitozo ku bakinnyi 17 bose bari bazanye n'ikipe imbere ndetse n'abatoza babo ndetse na delegation nini cyane y'abayobozi ndetse n'abayobozi muri Ferwafa baduherekeje. Ngira ngo uyu wa kane mu gitondo icyabaye ni imyitozo yego itangiye mu kanya gato ku isaha y'isa 5 za hano saa 4 za Kigali.
hanyuma izi saa turi kuvugana ku isaha y'isa 6:34 Rayon Sport irimo irasoza imyitozo. Navuga ko nuko urugendo rwagenze muri rusange mu ncamake ndetse n'ibyabyukiye muri camp y'ikipe ya Rayon Sport kuri wa kane n'ibyo. Okay. Abakinnyi bimeze bite? Hari bamwe mu bakinnyi bagiye basa n'abafite ibibazo, abo barimo Bigimana Bedi, navuga ko benshi bari babuze mu mukino ubanza, n'impamvu ni bagenda bazimenya neza, ariko nyuma abantu baza kumenya ko harimo amadureri mu kaguru ke. Bihagaze bite? Emery Bayisenge nawe ni umukinnyi warumaranye iminsi mvune utaragaragaye ku mukino ubanza, we bimeze gute? Donc tugire mu ikipe yo imeze gute ku batangiye imyitozo, bihagaze gute? Murakoze, ngira ngo kugeza kuri aka kanya amakuru meza abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport bahita bamenya aka kanya nuko imyitozo irimo irasozwa aka kanya. Amakuru meza cyane ahari nuko Bigirimana Abed nyuma yuko atakinnye match yo ku munsi wo kwa gatandatu ikipe ya Rayon Sport yahisemo ohereza kwa muganga Rutamu mu rwego rwo kugira ngo yitabweho mu buryo bwihariye. Muganga Rutamu rero yari yamuhaye ko kugeza ku munsi wo kwa kabiri bitewe na dureri yari afite, yamwiseho mu buryo bwose bufatika. Hanyuma icyabaye nuko yari yamuhaye ko kugeza ku munsi wo kwa kabiri nimugoroba we nibwo ubuvuzi yagombaga kumuha bwagombaga kurangira. Kubw'amahire rero ibyo yari arwaye n'ubuvuzi bagombaga kumuha byarangiye Rayon Sport buri bukigenda. Buriya umuntu witwa Bigirimana Bet yajyanye n'ikipe ya Rayon Sport yasoje kire y'ibyo muganga yari yamwandikiye n'ibyo yagombaga gukora. Icyabaye rero nuko umuntu witwa Bigirimana Bet amakuru meza ahari kugeza kuri aka kanya nuko imyitozo yo kuri uyu wa kane yayikoze mu buryo buri full, imyitozo yuzuye irangiye, atari imwe ku ruhande, ntago ari ku ruhande, ari indani mu bakinnyi ikipe ya Rayon Sport yakoresheje imyitozo, kandi n'umwe mu bakinnyi yakoze imyitozo yuzuye ikipe ya Rayon Sport. Byatangiye nimugoroba yakoze imyitozo yo muri gym, niyo yari yandikiwe na fitness coach w'ikipe ya Rayon Sport. Hanyuma uyu wa kane Bigirimana Abed, it's a breaking news, akoze imyitozo yuzuye hamwe n'ikipe ya Rayon Sport. Emery Bayisenge harya nawe uvuze ko Emery Bayisenge ubwo we yari Emery Bayisenge we ni Kigali yari yatangiye imyitozo, ngira ngo we nta kibazo kinini yari afite kuko ni Kigali no mu myitozo ya nyuma. Ngira ngo ku bantu baje kureba imyitozo ya nyuma y'ikipe ya Rayon Sport yo ku munsi wo kwa gatanu yitegura ikipe ya Singida Black Stars, Emery Bayisenge yari ahari, ahubwo icyo atari yahawe ni green light yo kuza mu myitozo y'ikipe ya Rayon Sport. Ariko Emery Bayisenge we yari atuwe ameze neza, ngira ngo imyitozo y'uyu munsi yayikoze kandi neza, ndetse yitangira iki cyumweru yose yari yanayikoze. Niyo uyu munsi yakomereje Emery Bayisenge we n'umukinnyi usanzwe ari muri camp y'ikipe ya Rayon Sport. ubwo wasiruka wavuga ko nubwo igihe wenda hari imyitozo ya nyuma yo ku munsi w'ejo, birashoboka ko defense ishobora guhinduka, navuga axe bagahinduka bose 100% nicyo abantu bategereje. Urabona ute iyo myitozo nyine iratanga ko hashobora kubamo impinduka? Bon, imyitozo yo kuri uyu munsi rero ntago mutozi cyo yaragamije ari ibintu biri tactical cyane. Ngira ngo warebye nk'imyitozo yo kwa kabiri niwe bagerageje kubona agasamusamo k'ibyo ateganya gukorera hano. Ntekereza ko imyitozo yo ku munsi w'ejo izaba ifunze, ariyo myitozo ushobora kuzaboneramo abakinnyi ntakuka 10 n'umutoza ashobora gukoresha. Ariko inkuru nziza ihari nyine nawe ubwe arabizi neza ko ubu nta kibazo na kimwe cya defense yafite, igisigaye n'amahitamo ye kuko Emery yagarutse ameze neza. Ubu none Hayisudi yanye arimo aruzuza icyumweru cya kabiri n'igice gishiri cya gatatu ari gukora imyitozo yuzuye. Navuga ko kugeza kuri aka kanya amahitamo ku mutoza w'ikipe ya Rayon Sport afahamiye rutsi kugeza kuri aka kanya amahitamo twavuga ko ni menshi kandi yose arashoboka. Igisigaye we ni choice yiwe yo kumenya ngo ndaza guhitamo ibintu. Hanyuma rero imumeko yaho muri Tanzania, ese ku myitozo hari abanyarwanda baba baje kubareba, ariko se aho mwagiye munyura yaba kuri hoteli naho muca baravuga ikine? Rayon Sport yaherukaga kwakira Yanga, mpamya ko ibitangazamakuru aho byayivuzeho cyane, isanzwe inazwi muri Tanzania, si ubwa mbere ihageze. Abatanzania baravuga iki kuri Rayon? Ese harabo muhura bakababwira bati Singida irabasubira cyangwa se tubari inyuma? Bimeze bite ku kijyanye n'abafana aho ngaho mwahasanze? Ikintu gitangaje, Rayon Sport ikigera ku kibuga cy'indege twahuye n'abapolisi babahara ku kibuga cy'indege,
baratubajije bati muje mu Rwanda, tuti yego. Muje gukora iki? Tuje gukina. Muvuye mu Rwanda? Yego. Muje muri Tanzania gukora iki? Tuje gukina n'ikipe ya Singida Black Stars. Nguriya kipe y'abasaza umukino ubanza byagenze bite? Turababwira tuti baradutsinze, ati ntago bishoboka. Ati rero niba mubishaka mwebwe, ati mushyiremo abana batoya cyane nyukanga cyane iriya muzayitsi. Ntago ngubesha. Tugeze kuri hoteli twagize amahirwe, turi muri Onomo hoteli ya hano muri Dar es Salaam, hoteli nziza cyane iri kuri standard mpuzamahanga. Ku bw'amahirizi hoteli mpuzamahanga, twahuriyeyo umushefu ukuriye abandi bose n'umunyarwanda. Chef de cuisine. Chef de cuisine waho ni umunyarwanda. Muri bwa buryo izo hoteli mpuzamahanga zigenda zifata abakozi bafite amashuri menshi, bahuguwe kurusha abandi, bafite ibyangombwa binini, aba bantu nyine babarize. Twagize amahirwe yuko twasanze ari umuntu wavuye muri Onomo ya Kigali bakamutransfera muri Onomo ya Dar es Salaam kugira ngo aze gutanga ubumenyi. Umuchef de cuisine ukuriye abandi bose hano ni umunyarwanda. Twabaye tukigera hano rero aratubwira ati ndabategurira amafunguro y'imbaraga nyinshi cyane, kuko ikipe hano nta muntu utabizi ko ari y'abasaza. N'abasaza muyirukanse cyane. Ubwo se usanze ari umwaperi? Oya. No mureyo nabaye nkagera arambwira ati banza utangaze numve ko ari wowe. Icyo nicyo cya mbere hari sinye tuba tuziranyeho, hari ukuntu mwumva rero ukahita wumva aho aherereye n'ibyo arimo. Ngira ngo kugeza kuri aka kanya abandi bo ntago navuga ko twe twahura n'abanyarwanda benshi, ariko ku makuru meza dufite nuko dufite crew nini cyane y'abantu bari guturuka ku butaka bw'u Rwanda baza hano Dar es Salaam. Ku mugoroba bareba bambutse umupaka ni abantu 61 bazamutse. Hanyuma andi makuru meza ari nuko barimo barakora coordination bafatanyije na ambassade y'u Rwanda hano muri Tanzania. Birashoboka cyane ko dushobora kuzaba dufite abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport bari hagati y'100 kuri Chamas Complex kuri uyu wa gatandatu ku mugoroba kuri match Rayon Sport izakina n'ikipe ya Singida Black Stars.